Agiye kutwereka rero ukuntu wakuhira akarima k'igikoni. Muzengo tangira rero twereka ukuntu wakuhira akarima k'igikoni. Ubu natangiye nuhiye. Yego. Bya bintu ntabwo bisanzwe. Nanjye nkabona kabisa usa neza rwose itoto sinakubwira. Naho imboga kenshi twe tujya kuzigura mu isoko, ariko wowe ubasha kuzitegurira mu rugo. Ibintu ko ari ubuhanga ninde wabikwigishije? Njyewe nize ibyerekeranye ubuhinzi, ubworozi no kugemeka imbuto. Muri make uri agoronome? Na pepenyeri ndazikora. Yego. Nkora amanuza n'ina za makawa. Yego. Amagereveriya, imbuto ziribwa byose. Ubwo rero ni ukuvuga ngo n'uturima tw'igikoni twa etaje njya ntubaka. Mwabyumvishe rero ko abasha kugira pipinyeri, imbuto zose zijyanye n'ibinyampeke, amatunda, ku bantu bakunda gutera ibiti, abantu bakunda gutera ikawa, inturusu muri rusange, amapera, ibyo byose muri rusange byose wabimubarizaho. Ubwo rero ndumva mwamugana kabisa. Ushaka rero kumukurikira waduhamagara kuri telefoni igendanwa 078 71 79 852, ubundi tukaguhuza n'umuntu ubasha kukubakira akarima k'igikoni neza, ndetse by'umwihariko akaba yagukorera akakugemekera ingemwe zose ushaka zijyanye, yaba ibiti, yaba amatunda, yaba ibinyampeke, byose bishoboka. Ubwo nizere ko hari ikaze kurya Kabagari TV, kana subscribe, like and share. Hasta la vista.